Nimugire amahoro y'Imana ibiremwa by'Uhoraho mutuye isi mwese mbasesekajeho amahoro n'urukundo rwanjye kuko nkomereje intambwe abemera bizera kugira ngo mukomere kandi mukomeze mube intwari ku rugamba kuko nkomeje kubana namwe kandi kubasakazaho urumuri kugira ngo mukomeze mumurikirwe narwo kandi muyoborwe narwo kuko Uhoraho Imana hari kumwe namwe kandi akomeje kubashakashakira icyabageza ku butungane kandi kubahaza imbaraga ze n'ububasha bwe bafasha kwitandukanya n'icyitwa ikibi n'igisa nacyo, kuko ibi bihe mugezemo atari ibihe byo gukina cyangwa gukinisha, ahubwo ari ibihe byo kurushaho kuba maso, gusenga ubutarambirwa, mwitandukanya n'icyitwa ikibi n'igisa nacyo kandi mukangukira umurimo w'Imana Data. Uhoraho Imana ari mu buzima bwanyu kandi Uhoraho Imana ahorana namwe. Mwemere rero kumwakira, mureke abiyoborere kandi yigarurire imitima yanyu. Mwirinde ibibararura kandi bibatwara kure y'urukundo rw'uwabaremye kandi uwabahanze. Dore Uhoraho Imana araje mube kandi yaje kugaragaza ibikorwa bye. Mubiteguye kandi mube ari maso, murahirwa kuko hari ibyiza mwazigamiwe kandi mwateguriwe kandi ari icyo Uhoraho Imana yabageneye kandi yakomeje gusigasira mu buryo bw'imbaraga muhabwa kandi mu buryo bw'ubuzima mufite, kuko ububasha bwe bubarengera kandi bubarinda kandi akaba bitayeho mu mbaraga ze zitavogerwa. Erega iyo mwiriwe kandi mukaramuka amahoro, muba muhawe umunsi wo kwisuzuma kandi kwisubiraho kugira ngo mumuhe ikuzo kandi mumwubahishe mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Yaba rero mwafungukaga imitima yanyu mukareka akabagenga kandi akabiyoborera, kuko akomeje kubagenera igikwiye kandi cyiza cy'ingenzi, bityo kubarangaye umwanzi akaba akomeje kubavangira kandi kuvangitiranya ibyiza Uhoraho Imana bategurira kandi habagenera. Nkomeje rero kubakangurira guhinduka no guha Imana ikuzo mu buzima bwanyu kandi kubaha uwabaremye wabahanze, kuko Uhoraho Imana atajya atererana ibiremwa bye, akomeje kugaragaza imbaraga ze n'ububasha bwe kuri buri kiremwa muntu aho ava akagera. Ni Imana y'amahoro itanga ibyishimo, idatoranya ibiremwa byayo, kuko yiteguye kugirira neza buri kiremwa muntu wese kugira ngo akurwe mu isayo y'ikibi kandi harandurwemo inabi n'ibikorwa bibi by'umwanzi byokamye kandi byatwaye benshi kure y'urukundo rw'Imana. Ineza y'Imana irabakurikirana kandi urukundo rw'Imana rurabakurikirana. Mwemere rero kurwakira, mube iyo mwataniye kandi mube iyo mwarohamiye, kuko iki gihe ari igihe cyo kubarohora kandi kubakomereza intambwe. Ububasha ndakumirwa kandi ububasha butavogerwa bw'Uhoraho Imana umubyeyi umuremyi wa byose. Akomeje gutambagiza isi yose, imbaraga ze n'ububasha bwe burengera buri kiremwa muntu yiremeye, kugira ngo buri wese avomererwe imbaraga zimufasha kurwana urugamba impindura. Iyaba mwakundaga rero mukareka ububasha bw'Imana bukabagenga kandi bukabayobora, ntunangire imitima mukirekurira mu biganza by'Uhoraho, kuko yiteguye kubakoresha ugushaka kwe kandi kubagaragariza imirimo n'ibitangaza. Mwarahiriwe ntore ntumwa z'ijuru, kandi mukomere kandi mwizihirwe, muberwe no gukomeza kuba intore zizihiye Uhoraho, kuko hari benshi babwirwa kandi bagezwaho ijambo ry'Imana bakumva bakanaryakira. Hari n'abandi banangiye imitima kandi bakomeje kurangara, kandi ibihe si ibihe byo kurangara, si n'ibihe byo kurambika, ahubwo ni ibihe byo kuba maso kuri buri wese kugira ngo murinde kandi mutegereze umugambi w'icyo Uhoraho Imana yagambiriye mu biremwa bye. Ngaho rero nimuharanire gufunguka imitima yanyu, mureke ububasha bw'Imana ubagenge kandi bayobore mu gitunganya, kuko isi iri kugenda igana ahadasanzwe nko kugira ngo integuro y'umugambi w'ijoro ryateguriye ibiremwa byose uwo mugambi ugerweho kandi wuzuzwe. Isi yaraburiwe n'abayo baraburirwa, kiremwa muntu aho ava akagera haraburirwa kugira ngo habashe kwitegura umunsi w'Uhoraho
ariko benshi bakomeje gukina no gukerensa umurimo w'Imana kandi ibikorwa by'Imana mu bantu, kuko benshi bakomeje kumva ko uhoraho Imana ntacyo abasha ntacyo ashoboye, ariko kandi ibikorwa bye abafite ubwenge abahuguwe mu bitekerezo barareba bakabona kuko isi ifite byinshi biyugarije kandi bigoye biruhanyije, abari mu mababa y'uhoraho akaba rero aribo bazarokoka uburakari bw'uhoraho Imana. Mwitegure rero kandi ntimwihende ntimwishuke, mumenye ko uhoraho Imana akwiye icyubahiro cye, kandi imbaraga n'ububasha bw'ijuru bwurutse bwasakaye bwasendereye mu isi, ari ububasha buri kugenda ukura icyitwaje imyanda icyo ari cyo cyose. Buri wese rero naharanire kuzagaragara mu ruhande rwiza, kuko abakomeje kurangara kandi kurambirwa bakava mu masezerano bakirukanka inyuma y'ibihita bazatahukana amazeru. Abashishikariza rero kuba maso ku kanini na gato, mukanguka no guhindukirira Imana umubyeyi umurimo wa byose, mukamenya ko ari we wabaremye kandi wabuhanze, kandi mukiga kumwubaha kandi kugendera ku mabwiriza n'amatangazo ndetse n'amategeko y'ijuru, mukayubaha kandi mukayubahiriza. Hega mwarabwiwe kandi mwaraburiwe, niyo mpamvu natwe duhorana igishyika n'inyota yo kubaramiza urukundo, kuko tuzi isi murimo ibigoye birushya birimo byinshi, kuko muri mu kaga gakomeye kandi umwanzi yishimiye gutwara bamwe kandi kwigabiza ubuzima bwa bamwe. Mukomere rero kandi abemera mukomeze mu njyana y'ibikorwa byiza, mwirinde kudohoka kandi mwirinde kugamburura, ahubwo mwitegure kandi muharanire kugendera mu murongo w'ijuru ryabahamagariye, ryabatoreye, ryabatoranyirije, kuko iki gihe ari igihe cyo kwigengesera kandi guhagarara mu murongo ukwiye kandi wa ngombwa. Mumeje rero kubana namwe mu kubasigasira kandi mu kubarinda no kubacungira umutekano, kugira ngo imbaraga z'Imana kandi ububasha bw'ijuru bukomeze kuruhukira muri mwebwe. Ntabwo mwima kubarinda, nkomeje kuba bugufi yanyu kugira ngo nkomeze kubaha imbaraga kandi kubarinda no kubacungira umutekano, batoze kandi mbashyigikire mu nzira igana Imana, kuko kubaha Imana ari bwo bwenge, kuyiyoboka bikaba iby'akarusho, kuko niwe ugendera ku ijambo ry'Imana kandi akayoboka inzira y'Imana. Warahirwa nturi inshuti zanjye duteramanye kuri uyu munsi, nimukanguke musenge kandi mwicuze mwihane, kuko muri kugenda mugana ibihe bikomeye kandi bidasanzwe bizatungura abari abagenzi bagana mu ijuru, kuko barambiwe bakarambika, bityo bagatungurwa n'ibibaye kuko biteguye ariko bakitegura by'akanya gatoya mu buzima bwabo, kandi mu butumwa bwabo bakarangwa no kurangara cyangwa se gucikira intege mu mayira. Harahirwa rero abarambije mu masezerano bagahamya ibirindiro aho uhoraho Imana abifuza kandi abashaka, abo barahirwa kuko ari igihe cyo kubagaragariza imbaraga n'ububasha bw'ijuru bukomeye. Mumeje rero kubana namwe, kubakomereza intambwe, kubaha bugufi, kubasigasira, kubarinda no kubacungira umutekano, kugira ngo mukomeze umugambi w'ijuru ryabatoreye, ryabahamagariye, kugira ngo mukomeze kuba indashyikirwa mu mugambi w'ijuru, kandi mu bikorwa by'ijuru ryabahamagariye mukomeze kuba indashyikirwa. Muharanire ukuri n'ubutungane, ntore intumwa z'ijuru, dore igihe kiraje kandi iminsi iraje mishya, ibikomeye biraje, kuko byinshi mwabwiwe kandi mwaburiwe, kugira ngo mwitegure muhinde uburakari bw'Imana Data bigiye kurubikira isi, kandi mugiye guhura n'ibikomeye biruhije, cyane cyane kubigumuye kandi kubagiye kure y'Imana. Erega isi irabakwega kandi ikabereka ibishashagira, mukibwira ko ari zahabu, ariko kandi igihe kiraje kugira ngo mubone yuko ibyo bishashagira bibatwara kandi bibajyana kure y'urukundo rw'Imana nta mumaro. Kubaho udafite Imana ntabwo bihagije, kandi kubaho udafite Imana ntuburiho, kuko usa nk'aho wapfuye uhagaze. Niyo mpamvu baburira kandi bahwiturira kugaruka mu murongo w'aho uhoraho Imana bifuza kandi abahamagarira. Erega nimuharanire gutega amatwi ijwi ry'uwabaremye kandi uwabahanze, kuko ari we ubamurikira kandi ari we ubayobora. Ubuzima bwanyu rero bwose bukaba buri mu biganza bye. Mwamusumbisha iki? Mwamurutisha iki? ko ari uko umwanzi aziba amatwi ya bamwe ntibabashe kumva, ntibabashe kureba ngo babone ko iki gihe ari igihe cyo kuzirikana agato n'akanini, mukareba igitumye muriho kandi muhagaze
impamvu muhumeka, impamvu muriho ko muriho kubw'ubuntu bw'Imana kandi kubwo umugambi w'ijuru. Niyo mpamvu rero buri wese agomba kuzirikana talenta y'ubuzima yahawe, uko ayihagazemo, uko ayicuruza n'uko ayikoresha, ko abahawe ubuzima kugira ngo babemo bakuza Imana, basingiza Imana, bakaba babayeho bagaragira umwanzi kandi barangwa n'ibikorwa by'urudaca by'umwanzi. Iminyafu irabarindiriye kandi irabategereje, kuko buri wese hazakubitwa kandi agahanirwa amafuti n'amakosa ye, kandi hagakubitwa icyaha na nyiracyo, bityo hakababazwa buri wese wuzuye ikibi kandi wuzuyemo umwanda, kugira ngo uwo mwanda ukamurwemo kandi awusenywemo, bityo asubiraneho ububengerane Uhoraho Imana yamuremanye kandi yamuhanganye. Nkomeje rero kubana namwe kandi kubagezaho amatangazo y'ijuru, kuko muri iteka mbahirikanira kandi muri abo bugufi yanyu mbarinze mbacungira umutekano. Menye neza yuko ibyiza by'ingoma y'ijuru bigoye kandi biruhije, ariko ku babiharanira bakemera guca bugufi, bagatega ibiganza, bagasaba Imana kugira ngo ibibafashemo, byose birashoboka, kuko ukwemera ariko kubashisha kandi gushoboza byose. Mwirekurire mu biganza by'Imana, oya ntimwirengagize nkana icyo mwakagombye gukora n'icyo mwakagombye kubamo, ahubwo muharanire kurwana urugamba inkundura, kugira ngo mwitandukanye n'ibibakwega kandi bibakurura, kuko uwabaremye wabahanze Uhoraho akwiye ijambo mu buzima bwanyu. Ntimugapfobye rero integuro y'ibikorwa bye muri mwe, kandi ntimukirare ngo mushyire kera, bityo mwibagirwe uwabagabiye ubuzima, kandi mwirengagize ubagabira kubaho no guhumeka. Uhoraho Imana araje kandi aje kwigaragaza kugira ngo ashyire hejuru ijambo rye kandi aryubahishe, dore ko benshi bapfobije ibikorwa by'Imana, bakumva ibikorwa byabo ari byo bigomba kumvirwa kandi kugenderwaho ndetse no gutegwa amatwi, aho kugira ngo batege amatwi ijwi ry'Imana cyangwa se batege amatwi ijambo ry'Imana. Benshi bagashaka kwiyamamaza kandi kwishyira imbere no kwishyira hejuru. Uhoraho Imana ntavugirwamo, kandi Uhoraho Imana arihagije mu mirimo n'ibikorwa bye, kuko yatumye intumwa n'abahanuzi mu isi mu buryo bukomeye kugira ngo baburire ikiremwamuntu warangaye kandi wiraye, agakomeza kugendera mu nzira y'umwijima kandi yarahawe urumuri, akirengagiza urukundo rukomeye Uhoraho Imana yagaragarije mu mwana wayo Yesu Kristo. Bityo rero mukorama kwa benshi bakaba baragiye bagenda bagwa gahoro gahoro kandi bakuzura ubuhakanyi gahoro gahoro, isi ikaba igeze aharembera, kandi benshi bakaba barahakanye Imana, baritandukanyije n'urukundo rwayo mu buryo barimo, mu buzima barimo, hari urukundo rw'Imana rukabakurikirana, kuko Uhoraho Imana atabahaye kubaho ntibabaho kandi ntibaramuka. Iyo neza rero bagirirwa igeretse ku yindi ntibabasha kuyumva no kuyibona. Uyu munsi ndabahwiturira kugaruka ku isoko y'urukundo rw'uwabaremye kandi uwabahanze, kuko abarindiriye kandi abategereje, kandi atazakomeza kurushyanywa na kiremwa muntu, kuko mwene muntu wabwiwe inshuro nyinshi kandi waburiwe igihe kirekire ukarangara kandi ugakomeza kurangarira mu bidafite umumaro, bityo ibyo wakagombye kugenga bikakugenga. Igihe kiraje kugira ngo ibigutwara kure y'urukundo rw'Imana byose ubyamburwe, kugira ngo umenyereho ko Uhoraho Imana ari Imana, kandi umenyereho ko Uhoraho Imana ari ufite imbaraga, ububasha n'ubushobozi, byose byo mugeraho muri ku isi mubihabwa nawe kandi mubigenerwa nawe. Hego utiringiye Imana kandi utubatse kuri Uhoraho, yubakiye ku musenyi. Niyo mpamvu mugomba guhinduka kandi mugahindukirira inzira yo gushaka kw'Imana, kuko mwahawe ububasha bwo kugenga byose mu isi, aho kugira ngo mubigenge byo bikabagenga. Iki gihe rero ni igihe cyo kubakura ku isima ry'ikibi kandi kubagarura mu nzira ibafasha kubaho mu butungane, kuko iki gihe hari igihe cyo kwitura kandi kuburira buri kiremwa muntu wese aho ava akagera, kugira ngo arekure amarangamutima yinjire umugambi ukomeye w'ijuru, maze yicengere yirebe ahubwo n'ahatanatambukira, atagendera mu murongo ijuru rimwifuza aho rimushakaho, kugira ngo abashe kugaruka mu nzira y'ukuri n'ubutungane. Harahirwa bumva bakumvira, harahirwa biteguye kandi abari maso bateze amatwi ijwi ry'Uhoraho, harahirwa bitandukanya
n'icyitwa ikibi n'igisa nacyo bakagarukira Imana babikuye ku mutima. Ni igihe rero cyo kongerera imbaraga abo bose bahindukira kandi bava mu cyaha bagana icyiza, kuko ubuzima bwa kiremwamuntu ruri mu rujijo rukomeye rw'umwanzi. Benshi bagenda bahuzagurika batazi iyo bava n'iyo bajya. Uhoraho Imana akaba aje gucangura ibyabacanze kandi aje kuvangura ibibavanga mu bitekerezo byanyu, mu njyana y'icyo Uhoraho Imana yabateguriye, bityo kugira ngo buri wese abashe guhagarara aho agomba guhagarara mu buryo bukwiye kandi butunganye. Bari bugufi rero ndabashyigikiye kugira ngo muhindukirire Uhoraho Imana Umuremyi, mumuhe icyubahiro akwiye kandi mubashe kumucira bugufi ku kanini na gatoya, kuko aje mu bubasha bwe butavogerwa kwiyoborera isi yose. Mube maso biremwa mwese kandi mukanguke muhindukirire ijambo ry'Imana, ko nyir'ibiremwa wabaremye kandi wabahanze ari bugufi yanyu kandi yiteguye kubagirira neza, kugira ngo abatandukanye n'icyitwa ikibi n'igisa nacyo. Ndabakunda ndabashyigikiye, mbifurije gukanguka, kuba maso kandi kumenya icyo Uhoraho Imana abifuzaho kandi abashakaho, kugira ngo abe ari cyo mukora. Nanjye ndi bugufi yanyu mbatera imbaraga kandi bashyigikira kugira ngo mukomere ku rugamba, kuko igihe gihari cyo kugira ngo byose byuzuzwe birangizwe, ibyo mwagejejweho kandi mwatangarijwe n'ijuru, kuko ijambo ry'Imana rigomba kubahwa kandi gushyirwa hejuru bikayobora ubuzima bwa kiremwamuntu wese mu isi, kandi ibyo mwatangarijwe n'ijuru byose bigomba gusohora. Muzirikane rero ko isezerano ry'Uhoraho ritinda ariko ridahera, bityo buri wese aharanire ubutungane kandi aharanire gutunganya byose mu mutima we. Ndabakunda kandi ndabashyigikiye. Ibihe byiza, twifurije gukomera no gukomeza kuba intwari mu guhinduka no kugarukira Imana, kuko ari cyo Uhoraho Imana abifuzaho kandi abashakaho. Ndabakunda nture z'ijuru, mukomere mube intwari muri itara ry'abandi, rumuri rw'abandi, kuko ari cyo Uhoraho Imana yabashyiriyeho kandi yabatoye yabatoranyirije. Ibihe byiza, ndabakunda nshuti zanjye, nkuramutima z'Uhoraho n'Umutagatifu Yozefu. Amahoro amahoro.